Ni igiki gitumye murana rirashana? Gifuti washano. Urambaza iki washana ahubwo ari wowe? Ziranki wawuzise unziza rukwago urazibagiwe akakanya. Umva nkubwire nyiramacibiri nyowe. Niyo ninde wagahinda? Ni wowe wa mushenzi wa mbeshu. Urandebera kano kabwakazi. Umva nkubwire. Becha kidata ndagazwe. Ukigiye kongera kizimfatireho pe. Ko ni nakiza. Bawe. Buruko nkubonye. Nibuka amafaranga phone na marete ryanjye mwanyibye. Ikindi kandi wibukira kuri iki gikara cyayo gakaraga umwe muziko. Kwisi ndagacana inoti mwenyegeza ibiceri ngo iki? Inyumvirizo ndahiro zacyo ndetse n'izi nturo y'umujinya rutigere gicuku yenzi bararyigishwe n'ikibiribiri. Ubwo nta so n'ubufite. Akuri mwiza basi. Umva byaba ari ikindi pe. Muraho neza mukecuru. Muraho neza. Ariko mbega umukecuru w'ishyano. Urarya umwungu usibibamba? Ubusa bwo wari ugiye kumpora iki? Ko cya gisaza ntacyo navuzeho. Ariko ubundi wagikecuru we warasaze. Nzagutoza ikinyabupfura n'undi munsi. Uretse ubu ngubu ubonye unyubahutse. Noneho ubutaha n'imigeri zajya we. Ereka uriya nanjye nayi. Ngaho reka iri mpanuka. Ubaye tubaye. Ngaho. Ase uyu mwana rukwago namubwiye ko imyumbati ayikura aha ngaha rwose ivumbi ryose ibiki byose biza biyirengeraho uyu muhungu koko bizashoboka Muze iyo myumbati niko iyi myumbati meza cyo ko kutayikuye aha ngaha iyo myumbati uri gutubanga ubundi bite ko wora usa nawe ikiwora usa nawe usa gutya iyo myumbati ko nari nakubwiye kwikura ivumbi ryose reba ryayuzuyeho niko yamwe kuki tubaha bakuru nasoni areka kaga kabaho gira vuba ukura iyi myumbati nasoni banguka se mva gisaza ubundi kuki warambaye nabi urabona ukuntu uba umeze ibyo byenda byawe wajya ubimeze niko sisha wajya wubaha bakuru ubundi ubu koko nzagukora iki wa mwana we umukuru yari papa wa Kizehe kandi mba nanakubashye rero sinkwita igisaza se uragira nkwita igisore sera uragira nkwita igisore ntabwo ureba ko ushaje Becha kidata ndagazwe. Ukigiye kongera kizimfatireho pe. Ko ni nakiza. Bahungu bino bariha pe. Bawe. Buruko nkubonye. Nibuka amafaranga phone na marete ryanjye mwanyibye. Ikindi kandi wibukira kuri iki gikara cyayo gakaraga umwe muziko. Yesu Kristo ndagacana inoti mwenyegeza ibiceri ngo iki? Inyumvirizo ndahiro zacyo ndetse n'izi nturo y'umujinya rutigere gicuku yenzi bararyigishwe n'ikibiribiri. Ubwo nta so n'ubufite. Umva. Nakagahungu kandi mwafatanyije munyiba mwembi. Buriya nkabonye nanakamenya. Ariko wowe nako mwembi nzabagezayo. Ibyo genda ubizirikana. Ariko nagorwa koko uwo bantu bose birabura nkanjye uzajya ubabonamo umuntu wakwibye. Arewesha ubu mbese urarebye ungizinjije neza ugendeye ku gikara cyawe nese nkiguhaye utagifite ubusa ko nibuka neza ko kari agasore mwafatanyije munyiba ko kari inzobe ubu nako nkabonye nakamenya neza rwose kuko ishusho yako ndayifite ibyo kuvuga ngo igikara uhakanye ko utari umujura ntabwo ari wowe se ahubwo wataye igipfunyika mukantuburira ibyo amaze kukubwira ngaho se mbwira kucecetse ko uruciye urumenye
akuri mwiza basi umva byaba ari ikindi ta aka nakumira nanjye sigiye kuntubura ntabwo byaguhira ufite uburanga burenze burangaza pe nanjye ugiye kuntubura ahubwo mu minsi iri imbere uzemera guca mu bikomeye n'ibihome byose kugira ngo nzabane nawe pe yarewe wowe ubwawe unyura mu bihome kubera jyewe iyaba utari wambaye ikamba jye niboneye by'ubwambuzi n'ubujura n'ubutubuzi ntabwo byaguhira uzabaze n'undi munsi uzi kubona ikigori n'ukuntu kiryoha bikaba umva ukakibona n'amenyo ufite yo kukirya sha umva birababaje pe uzi ukuntu umeze nk'agatotsi ka mu gitondo mbonyemo ikigori sha ariko rero ubanza atari ubujura gusa aka nakumira ubanza ari ubusazi niba atari ubusazi ni za nzozi z'abatindi barota barya kandi ibyo kurya ntabyo sha nakundi nyine none se nagira ngo hoya byibura ujye uvuga muzehe ese ubona nari umuzehe kuko umusaza wiyubashye hari ikibazo muzehe wowe uri igisaza muzehe wiyubashye ibiki nibyo byenda wajya umeze jya umesa rwose jya umesa arewe umva wa gisaza we niba ushaka icyubahiro ni uko muri ubwo tuzajya turya inyama buri munsi umunsi ku wundi turya inyama inyama yemwa inyama nzajya nziha cyangwa uhere no kuri yo amatungo ubage uzahitura ryari inyama uzajya uzibona uko uzishaka humura wowe rwose uzamburane inyama rwose genda ubage uhere kuri rashashi uzakurikiza iriya sekurume ubundi zizaba zinabyara inyama nizo zigera zibura icyo usabwa ni ukunyubaha sinzigere mbona uzana inyama z'inka ihene cyangwa irindi tungo ryo mu rugo hano kugira ubanza unabyumve neza nese urajya nzazana ikiwashyano cyangwa namananiza urumva ninazana inyama z'itungo riri muri aho mu rugo tworoye urumva ko sinzazana inyama z'amatungo yororwa urajya nzazana iki urashaka kuno mashaka mu nyanja nkagwayo umeze bite sha umuririza ubu urumva ari cyamira sha utabeshya aho ku mati uzahora urakaye nshimishwe n'iki se n'izuba ryanyagije ubwonko mani nkagerekaho n'amagambo yayo ngira itiku ryawe ngira izuba rya kamani ako se mati wabyihoreye mani nabiretse birako byarangiye bituragenzo ikikugenza ndabizi n'amaguru ahubwo urumva ucaka ikimani ahubwo se mati ese mani uzi yuko ntari nzi yuko Berekimasi ari petit frere wawe nyuma yo kubimenya niwe yego nibyo wakoze iki ni murumuna wawe byabuze ushaka kuneza akavuye mani nk'ak'umwotsi w'ukwa cyenda ako matiku naso mati mani gatinda amaso ukoresheje umunwa wambwira ibyo mbwira nkacanga imibenge ko nkigendera bafite byinshi mwari binkeneye ako petit frere wawe ko yitonda ko nzi yuko yitonda kuki yagize mukuru w'akabandi nkawe mani buriya Berekimasi buriya turigana n'inshuti yanjye mwamazisha Berekimasi aritonda da mani reka nze nkubwire se kubera iki yagize kabwirwa inkuru mbishambira mani mfite byinshi mba nshaka kujyamo kubera iki se yagize mukuru we w'ibandi nkawe ngaho niwe upfusha yego mu buzunguzayi inshinga turacuruza n'urumogi ariko nawe uri umukiriya mama kandi mwiza sha udashaka kumara kimwe ataje kureba ko matiku ako se ndaho umukiriya wawe twakirana imbavu we ntabwo ushobora kumbwira ibyo mbwira nkahita nigendera mfite umva mani mfite umwanya muto imbere yawe banza n'abagore ubacuruza kagura mu mazuru sha cyangwa ibirenge aho ku mati kandi nyakugorwa n'imihini we
reka nze mubwire ngaho niwe upusha niwe ucuruza amagendu kanyanga yewe ubanza n'abagore bacuruza gaco umusatsi wo ku kibuno wanjye gira we kanyagwa ibyo wakoreye imyaka yose gaco umusatsi wo ku kibuno wanjye gira ngewe ngana nawe sha gacura mu mutwaro utwe wanyo gatwara imbere mu menyo karindagire kabura uburyo kamera inzu ntuze mu ntuze kamera inziri mu mazuru kamera urwiri mu mabengo karindagira we ngewe nafatanyije ya business uko gasa gaca umusatsi wo ku kibuno urambonera sha iyi ngegera no gukubita nakubita umva sha reka nze nkubwire nashakaga impozamarira y'ibihumbi 100 ubu ngubu bibaye 200 umva nkubwire uyansangishe home bitabaye ibyo zamburi yose irakumenya ngo singazana inyama z'itungo mufasha urashaka inyama zanjye urashaka inyama zanjye sha cyangwa urashaka inyama zashaka ngo amanuke mu nyanja ngende ngweye ari amafarobwa n'amato utazanyereza mu nyanja sha cyangwa kunsubiza mu ishyamba aho kanyagwa kabaye urambonera abahu ako mana niko ibyo ni ibiki muri umuhege se muze ndashaka inyama z'impongo isha ndetse n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba naho iby'amatungo byawe bireke nta n'uwakurya wowe menye unasharira muze wowe urasharira rwose si ubone wakurya iki se wowe mwe mumusharira twese rwose wowe nta wakurya igenda ukwawe kandi muze mama ntiyigera amenya ko twavuganye ibi ngibi icyo ni icyitonderwa nkuhaye ntiyigera abimenya kandi niba bikunaniye uzava hano ugende uzava hano ugende ibyawe gukabyakabya iki uzava hano ugende ako zikuhongera umwanzi amara inka mu biraro koko nzaza hano ngende n'ibyo maze kugukora byose n'ibyo maze kukugabira akayira ashobora nawe gutuma twugariye ni ku manywa uzagenda uzagenda inyama isha impongo ninayibona waranze nje nawe turaza guhangana ibyo ubwira ngo simbibwire nyuma uri kunyumva ni icyitonderwa nabwo ahubwo umva nicyo kintu ndi bumuganirize njyewe rwose yemwa ushaka wuki simuruka yarakubakiye nyoko nawe ntusuzugure hano wagisaza hano ni mu rugo we numva bikunaniye rwose ndabyumva ni iwanyu ariko umaze kuzuza imyaka y'ubukure wararemewe warubakiwe mama namenye none uragenda kuri mucako yego uragenda wiruka nta kibazo noneho ndashaka kumenya ukuri kuri hagati yawe na nyoko uragenda wiruka muze ndashaka kumenya ukuri kuri hagati yawe na nyoko cha oya uraza kubimenya neza none mubwire nibyo nshaka kumenya ariko se umva mubwire muhu umva mubwize ukuri nasoni urava wirukanga nusa n'ibintu byo gusara urava hano mva hano nge niruka ariko mana yanjye niko numva murimo muratongana nta kibazo ahubwo hano turashaka kugira tujye mu nzu umuzehe wawe w'umuretse wowe n'isheri wawe ndabizi tuba tugiye mu nzu n'icyo mubaza nta kintu nkemo numvaga muvuga cyane muzehe uyu nguyu mureke niko numvaga rwose muriho muvuga cyane twari turimo dutera joki ahubwo tugende mu mazu y'umuzehe wawe rwose ko mbona atanicaye mureke ntari bizi aka gahungu ko mbona gafite amategeko ntazashobora karashaka ngo nsubire guhiga ariko se ko iyi leta numvishe ko umuhigi bafashe ari guhiga bamwica bamumanitse cya umva mucutse umumura urugo ndaruhara ndaruhaze pe kuko singiye kuzapfa amanitswe cyane ko ari amasezerano twagiranye n'ubuyobozi kandi koko nanjye maze kumenya agaciro ka ziriya nyamaswa twirirwaga twica kubw'iyo mpamvu uru rugo ndaruvamo pe ntabwo nasubira guhiga ndaruvamo nta kindi ndaruvamo ngo mve hano ukuntu niboneye igikecuru gifite umuziki wa danje umva mbese none kari agahungu karabyanze ariko si wakica
rero nabyo sinabikora ahubwo burasa uriya mukecuru ahubwo wamukura aha nkamujyana iwanjye arabyemera se yewe sinzi ko ari bubyemere pe tutse umume rwose ibyanjye ndabona ari amayobera ni amayobera rwose ariko ndabimuganirizaho nawe niba nkunda koko turajya iwanjye abi sinabivamo nawe ubundi se mama oya muzehe wawe mureke nabwo uriya shere wawe nyine uriya muntu wawe mureke ahubwo twicare imbere two ngo baza Kasongo yeye mumali nanga Kasongo mwana we songa libara ariko mani ariko ubu nabyutse nibagiwe gusenga ni igiki gitumye murana rirashana bwifuti washyano Yesu urambaza iki washyana ahubwo ari wowe Sha kabaye ziranki wankubise unziza rukwago urazibagiwe aka kanya umva nkubwira nyiramacibiri nyowe niyo ninde wagahinda ni wewe wambesire imbesire ni wowe umva nkubwira kurugutura amatwi wumve hegatara abatwi wumve kurugutura nyine umva no kuzaza uvuga izina rukwaga imbere yawe wagira ngo si uw'abandi sha uri kumva nyine kubizi n'uw'abandi n'uw'abandi uranyumvira wowe uraburana n'ikintu kavugisha induru ibirengera umva nkubwire ubu no kuzaza uvuga izina rukwaga nzajya mbikuziza reza washyano ishyano ni wowe umva kanze kabaye turagera uko abantu duce cyane rwose ntabwo ari byinshi ndumva ko tubutondeye amatsiko aho ni se mama urenda kwemera ni wowe wanjye rwose nibyo rwose akundi mama karame mbwira uburyo kiriya gisaza cyakubije kujya gushyingura sogokuru nkisanga yongeye nyine gusa mwana we buriya rero ntabwo ari kiriya gisaza rwose mwana wanjye umva nkubwire ntega amatwi buriya muzehe wanjye ari we sogokuru wawe atarapfa ntabwo twigeze twumvikana ndetse kugeza ubwo yari yaranciye no mu bana be amajije kunca mu bana be anambwira ko niyapfa nayemere kuzajya kumushyingura ibyo bintu biba ari isezerano yansezeraniye none se mwana we reka nanjye ntibari ubwo ndamuka ndenze kuri iryo tegeko yampaye nkaramuka ngiye kumushyingura akaramuka nzukanye akanzukana akambaza impamvu ntubahirije itegeko yampaye ubwo nari bubigenze niko nasema ngo mwapfaga iki kuko mwana wanjye rero weho ntabwo ubizi dupfa iki iby'abasaza n'abana babo waba ugira ngo wapfa kubimenya buriya rero uba aka kanya umva nta busobanuro bwabyo mfite neza ariko ejo uzanyibutse nabyo nzabigusobanura neza ku murongo y'ikintu twapfaga cyatumye nyine iriya mpamvu bakuriye naho rwose ngiye umusaza rwose umukureho icyaha ntabwo ari we rwose mwana wanjye ubwo ejo saa 10 za mu gitondo uryame kare ndakubyukira wowe umbwira impamvu ariko mwana we nta kibazo rwose nzagusobanurira ahubwo se reka nkubwire njyewe nubwo ndimanganyije umbwira ngo ntabwo mwabwa cyane reka njye kwirebera umusaza ngenda tube tuganira mwana wanjye rwose reka buriya nagize umugisha ukomeye mwana wanjye ntabwo reka kiriya gisaza kubura mwanda kuko nzamukuramo urugo gutego ya gisaza tuzicana ijana hasi hejuru njye nawe nzakigora mpaka kiburungushu kijyanye ibyo cyazanye byose nta kimwe kizava hano ihene yazanye inka yazanye nta kimwe azajya dore cya kizungereza abasore babona bakibagirwa inzira banyuragamo ndaga ngiye kuvuga ngo ndagatwe ndi umuyobozi uzi ko abakobwa batari umuntu avugishwa we mbega umukobwa we ariko buriya bazarutahamo pe ngiye kugenda muhobere mugumane
numva umutima wanjye uguwe neza. Shave sha. Uraho neza Mutete? Uraho neza mwiza. Uraho neza. Yego. Amakuru y'iminsi ra? Amakuru ni meza. It's a long time. Imeze ute? Meze neza. None se muyobozi? Amakuru y'iminsi myinshi. Ariko rero bagabanya ibintu byo kunyita umuyobozi. Imbere y'abaturage ndi umuyobozi, ariko imbere ya Mutetere ndi nta mabyariro Elias. Ngo ntama? Ko wikanze? Nzajya nivugira Elias nawe. Yewe nta kibazo, reze yose nayanjye kandi ndayemera. Agatabuze. Kuki wampaye nimero itabaho? Uzi ko buri gihe uko nguhamagaye hari agakobwa gahita kambwira ngo nimero composé n'est pas accessible cinéma veuillez appeler ultérieurement. Ako gakobwa muravukana bimeze bite? Ako gakobwa rero nubwo gakunda gushyanuka cyane ngo nako MTN yabyaye da ariko mba karibona Kabaye. byumvikane ko atari njye kabibwira njyewe. Ntabwo ari we wenyine kabibwira, abantu bose kajya kabibabwira. Ariko karashyanuka we. Karashyanuka cyane. Yewe nari naragize ngo nako wanteze. Oya ntabwo nabikora. Ubushize ubwo nari ndi mu nzira iva muri Zirakamwa kandi mbonye ariho uturutse. Iyo nzira nkiyivamo gutya nahuye n'abatubuzi bantuburira telefone ebyiri zanjye n'udufaranga dukeya, nuko birangira nyine ivuye ku murongo, ariko kuguha nimero si uko kwari ukukwikura. Nari nzi ko ndi bugende nkakora swapu ndetse nkanagura indi nkasubira ku mirongo, ariko nyine byaje kurangira nyine imihanda ikomeje kunyerera. Nakundi oya Mutete humura, ubu ndagira ngo nkubwire ko nta kosa na rimwe wagira imbere ya nta mabyariro Elias. Umva rero Mutete, njyewe buriya ubwo twahuraga bwa mbere uri ko wa munsi duhura ukama nimero ndabibuka neza cyane. none twahuriye urahibuka? Ndahibuka. Baba we cyari umwana mubi, njyewe naje gusanga uri akajura. Oya pe kuri oya nta n'umuntu n'umwe mu muryango wacu ugira iyo ngeso pe. Oya rata humura, ni umutima wanjye wibye. Ariko nanjye nararebye ndavuga nti rero ubwa wibye buriya yawushakaga, nanjye ndavuga nti reka nkumurekere. Ubu narawukurekeye rwose. Miss you, Tonto. Me too, my niece. How are you? I am fine. How is your mommy and siblings? Continue. They are so good. Tonto, amakuru ya wa mushuti wawe. Uwuhe Judy? Wa wundi wamaze iminsi wawe. Ukwaga ameze neza. Yarakize se? Ntabwo yari arwaye, ahubwo n'utundi tubazo yari yifitiye. Ahubwo Judy duhuye nari ngiye kumureba. Baye ahubwo. Umva rero Mutete, ubu naragukunze. Urumva? Kugeza ubwo iyo ngiye kuringanira n'amezi ntanguranwa no kurya vuba byihuse ntaragutekereza, kuko iyo ngutekereje ibi neza neza biramfata bikarangira ntariye. Nkundira umporeze uyu mutima utarahaba Mutete. Kabaye ubuse naba mbivuze nabi bahu. Ayiwe nuko urukundo rumera. Yaba haba we arihuse pe. Mu minsi ishize yarabimbwiraga
ubwo duherukana yarabimbwiye numva biroroshye nkumva nahita namusubiza ako kanya ariko hari bugiye we bise biremera birandemereye gusa njya kwiturisha nk'igisubizo cyo kumuha kabaye yababa we siko ise nsese urumeza iwe ubwoba burakwiriye umubiri wose fasha tuvuge ibintu dusubire ibindi kandi ndamukunda pe nibwo ngiye gushaka igisubizo nawe ndamukunda pe no kwijijisha cyane uko mu muco wa Zamburi nta mwari ufata iya mbere ngo abwire umusore ko amukunda naho ubundi naba nararikocoye kera kuko umva ndamukunda umva mbese ari garita we nzamusubiza kandi nzanamusubiza neza kuko bindemo rwose umva yorose wabyumva aya masaha arakundwa amasaha arira kambe ntemberamo ndebe ko amasaha yakwira ariko uzi ko uyu munsi abantu bakomejwe umva mbese apu kambe ntembera ndebe ko nareba n'abatisimu bari hirya hariya erega ndebe yuko nasoma n'agacupa k'uyu mugoroba ndabona amasaha ari kwanga kugenda ariko nirutse rwa rugo rugera kuko barantumiye yewe reka mbe ntemberamo ngerayo reka ngereyo batazagira ngo sinabashije no kuhagera Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mwana we muraho mutse muraho neza ariko mbega umukecuru w'ibamba ariko ubu ngubu none urarya umwungu usiba ibamba ubusa bwo wari ugiye kumpora iki ko cya gisaza ntacyo navuzeho ariko ubundi wagikecuru we warasaze ubundi se ko wavuze ko atari igihigi nta nubwo ari igisaza umva nkubwire muko njyewe ubu nagutoza ikinyabupfura ntabwo ukwiriye kucyita icyo ntabwo ari ikintu ahubwo ni umuntu reka nkubwire rero kumugutoza ikinyabupfura ubu noneho ngiye kuzajya nkukubita imigeri njyewe ntabwo njyewe njya hino igihe wanyubahukesha nta soni ubu rero ngiye kuzajya nkoresha n'imigeri ngaho reka iri mpanuka ubaye iki ngaho do ndi no kureba nkabona itarama ryabyimbye ninde urirambitseho ikiganza ko mbona ryarengeranye oya ariko kuki ntazanye ya pantaro yanjye koko ubu yaba nashyizemo kakadi baba we uranyumvira urusha nk'ubisasha aho numbarera sa cacaka ni ishyano ry'umukecuru muye naryo iri mbonye ribonye buri uko duhuye mba niteguye kurya inshi reka muba mufite hari igisaza bafitanye agakungu uko ukivuzeho urya urushyi oya njye ntabwo nabyemera uzi ukuntu umeze wajya ni inkuba neza iri gukubise ntabwo ari umuntu n'uyu mbonye uyu uri aho kandi wagira ngo yakoze ikosi cyo ko rihangane nyine ihangane gusa arakwangirije bisa bite cyameze neza cyane ukuri warakoze ha hantu nanjye bari bahantuburiye reka nasabawe nuko wigeze kubinganirizaho ukuntu nabonye ari udusore twiza sedi sha warakoze pe uzi ukuntu ari udusore twiza nta nubwo ushaka no kumenya ko biriya bintu babizi buriya rero ngo ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo
buriya iyo utaza kuba warumvise ziriya nkuru ngo nziguhe neza ku murongo kari kakubayeho da buriya nta kindi cyari gisigaye nyine wari butaha amaramasa ni uko urya imenge uhanyura uzi neza ko byanga bikunda bariya abasore ntibajya bahabura ariko ndahibiki sawa rero reka nkomeze gusa warakoze Imana izajya ikumera umugisha gusa wihangane nyine abakecuru b'iyi minsi se ko batoroshye nuriya mugeri yawe ugutera nabonye azi kukaraga umuntu uzi kugira atya